Ubyita ubuhanga cyangwa se ubyita ubumenyi, bwaba ubwenge cyangwa se ubucakura, ariko uko wabyita kose ubyita uko ushaka ariko biri mu bantu. Ni umuhanga cyane kandi akaba n'umunyamahirwe, umuntu wese uzi kubana n'abantu kandi akamenya uko abana nabo. Kumenya abantu kandi ukamenya uko ubana nabo ni bumwe mu bumenyi bwa ngombwa cyane buri wese mu buzima akeneye kumenya. Ndabasuhuje cyane, amazina yanjye nitwa Izina. Hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya bijyanye n'imyitwarire ya muntu. Abayobozi, abakomeye, abanyacyubahiro, aboroheje hanyuma y'abandi. Ibi bintu ngiye kukubwira ubyiteho kandi ubigenzure. Si amategeko ariko biri mu bantu. Icyambere, ntuzigere na rimwe ugaragaza ko hari icyo urusha umuyobozi wawe. Buri gihe uzereke abagukuriye, abagutegeka, abakurusha amikoro cyangwa se abafite icyo ushakaho ko bakuri hejuru rwose, kandi ko nta kintu na kimwe ubarusha. Mu byo uzakora byose ugamije kubereka ko ufite ubuhanga, ugamije kubereka ubwenge bwawe, ushaka ko bagukunda, ntuzajye kure rwose, ntuzajye kure cyane ngo ubereke ubumenyi bwawe bwose. Ngo ubereke ugere naho ubereka ubwo ubumenyi badafite, ngo ugere aho ubereka ko ubarusha ubwenge. Nubikora gutya bishobora kuzaba ikinyuranyo cy'ibyo wifuzaga kugeraho. Igihe cyose uri kumwe n'umuyobozi wawe, mwereke ko umufitiye ubwoba rwose kandi ko udatekanye igihe cyose muri kumwe. Igihe ari hafi yawe umwereke ko umutinye, umwereke ko ari umunyacyubahiro gikabije, gikomeye cyane. Ereka umuyobozi wawe ko ari umuhanga kurenza uko abitekereza. Nibinashoboka umwereke ko wowe ntacyo uri cyo, ko utakabaye unariho, cyangwa se rwose wabayeho nabi cyane iyo ataza kuba impuhwe ze. Mwereke ko ubwenge ubufite, ariko bitashoboka ko ugira ubwenge nk'ubwe. Ibi nubishobora nawe ubwawe bizagushoboza kubasha kubana n'abantu. Bizaguha ububasha, biguha ububasha bwo kubasha gukeza abakire. Nshobora kukubwira inkuru imwe ikakubashisha kubyumva. Umwami umwe yari afite abakoresha babiri. Umukoresha umwe yari amwungirije, undi mukoresha yari nk'uwa gatatu kuri we. Igihe kimwe uwari umwungirije wari hafi ye cyane aza gupfa. Uwakurikiragaho bwa gatatu yumvishe yifuje kuzamurwa mu ntera. Ubwo yifuzaga kuzamurwa mu ntera, yakoze cyane ngo abiharanire abigereho, ngo agaragaze ubwenge bwe. Ariko umwami amwereka ko wa mwanya yawukuyemo, ntawe uzongera kumwungiriza. Ariko akomeza kubishaka cyane rwose ko yakungiriza umwami. Kugira ngo yumve yabigeraho, yateguye ikirori gikomeye cyane. Ategura ibirori, abitegura mu nzu ngari cyane yari hafi y'ibwami. Atumiramo ibikomerezwa, atumiramo abantu b'ingeri zose, abantu benshi cyane, kugira ngo agaragarize umwami ko azwi, ko hari ibintu byinshi yabasha gukora, abantu bakamwizera. Yateguye n'ijambo ryiza aza kuvuga kugira ngo umwami amwemere. Ubwo yarivugaga, ibirori bye byaritabiwe cyane. Ubwo yavugaga ijambo ryanesheje abantu benshi, bamukomera amashyi, bamwereka ko ari igitangaza. Ubwo byarangiraga ibirori, umwami yatashye ababaye cyane. Yagize ubwoba, ati ni gute nagira umuntu w'umunyabwenge nk'uyu? Ati iminsi mike cyane rwose araba yigaruriye abantu kurenza uko abantu bankunda.
abantu baramukunda cyane. Hadateye kabiri uwo yahise ashirwa mu nzu y'imbohe. Azize iki? Azize kuba bamushinja ko yanyereje umutungo yacungaga w'umwami. Urumva ko ibyo yiteze si byo byari bibaye. Amahirwe ubonye ujye uyakoresha uyabyaza umusaruro, umenye ubwenge, umenye gukeza abakire, uce bugufi imbere yabo. Nimba hari icyo ufite ushaka ku muntu, ca bugufi imbere ye, umwereke ko arenze, afite ubwenge bwinshi. Igihe uzisumbukuruza imbere y'uko uyobora, azabona ko nyine umurenze, ntabwo azaba akibashije kukuyobora. Icya kabiri ukwiye kumenya, ibintu byinshi byubakiye ku izina ryawe ndetse n'isura yawe abantu bagufitemo. Ni byiza kubirinda, ukabirinda ubuzima bwawe bwose, kurinda isura yawe n'uburyo abantu bayifitemo. Isura yawe mu bandi ifite agaciro gakomeye cyane, kuko ituma uba uhari mu bandi nubwo waba udahari mu by'ukuri. Ituma bagutekerezaho, bakaguma bakuvuga nubwo waba udahari. Bigatuma ugira imbaraga mu bantu. Ibi kandi birema umwuka w'icyubahiro mu bakuzi. Benshi rimwe na rimwe bishobora no kurema ubwoba mu bakuzi, kubera ko hari ibintu bimwe na bimwe batavuga bakureba cyangwa se batakubwira, ndetse hari n'ibyo batakora uhari. Iyi nkuru yashimangiwe na benshi yuko isura ufite ikugenda imbere. Iyo ari nziza ikora akazi kawe utiriwe urambura n'akaboko, ariko n'iyo ari mbi yangiza akazi, n'iyo wakora cyane birangira ikangije. Ugomba gukoresha isura yawe ukarwana intambara z'ubwenge. Ni gute wakubaka izina ryiza cyangwa se isura nziza mu bantu? Icya mbere, shaka ikintu wowe ubwawe wifitemo, ugikore cyane ku buryo kikumenyekanaho. Bishobora kuba ari ubugiraneza cyangwa se kugira ubuntu, ubunyangamugayo. Ibyo bizagushira ku ruhande abantu batangire kukuvuga, hanyuma urebe ukuntu bizatumbagiza inkuru yawe, abantu batangire kukuvugaho, bikwirakwira ahantu hose nk'umuriro mu byatsi byumye. Ibi ngibi ntabwo ari ibikorwa by'igihe gito, bikorwa gahoro gahoro igihe kirekire. Byemezwa ko izina cyangwa se icyubahiro cya muntu byubakwa igihe kirekire, ubundi umuntu akabirambararaho, ibyo wubatse ukabishikamaho. Kandi isura yawe n'izina ryawe ugomba kubyubakira ku kintu kimwe, nibwo bitazagora abantu kukumenya. Ikindi, ntugacike intege cyangwa ngo urakare igihe abantu cyangwa abanzi bawe bakwisekera cyangwa bakuvuze nabi. Byatuma bumva ko ibyo bakuvuze hari ukuri. Buri gihe igihe uri kwisobanura ibyo bakuvuzeho, ugomba kwisobanura utagaragaza guhangayika cyangwa gucika intege. Ibyo bizatuma izina ryawe rizamuka, umenyekane mu bandi. Icya gatatu, uzigaragaze cyane utitaye ikiguzi icyo ari cyo cyose byagusaba. Ugomba gusunikira abantu bose kukumenya, bakakubona. Bivuga ko ikintu kitagaragara kiba kimeze nk'ikitazwi. Ikintu cyose kitagaragara ntikiba kinazwi. Mwibuke mu itangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari uruvangavange, itagira ishusho kandi iriho ubusabusa.
Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Aha niho n'ibindi biremwa byahereye bibaho. Kwigaragaza bitwikira intege nke nyinshi kandi biha buri kintu cyose amahirwe ya kabiri yo kongera kubaho. Ibi biba byiza cyane iyo wigaragaza mu bintu by'ukuri, uzi neza ko uri mukuri, ukigaragaza mu kuri. Ibyo uvuga utunze, icyubahiro ufite, ubumenyi uzi neza ko ari ukuri koko. Ikindi kandi garagara nkaho uri munini cyane, kuko inyandiko nyinshi zivuga ko umuntu acirwa urubanza bitewe n'uko agaragara. Ikitabonwe n'abantu ntikibarwa. Abantu babara ibyo babona. Ntuzigere na rimwe wiyemerera cyangwa se ngo wihe uburenganzira bwo kuburira mu kivunge cy'abantu. Oya, sohoka muri icyo kivunge ujye ku ruhande aho abantu bose bashobora kukubona. Ihindure rukuruzi yo kwitabwaho ku buryo buri muntu wese akwitaho. Garagara nkaho uri munini cyane, ufite amabara menshi agaragara ku rukuta abandi bose bakareba. Wakwibaza uti se kubera iki kwigaragaza ari ingenzi? Nuko kwigaragaza ari ubumenyi butavukanwa, birigwa kuko ni ikintu kidasanzwe kigutandukanya n'abandi. Wiga imyambaro uzajya wambara, ukiga ingendo, ukiga imyitwarire, ukiga kuba wavuga ibiganiro bisekeje ugasetsa abantu. Ibyo ntabwo ari ibintu umuntu avukanwa, ni ibyo yiga. Niyo mpamvu ari ikintu kidasanzwe. Kugeza rero ushaka ibintu bituma abantu bakurangarira, bizagufasha mu buzima. Muri iki kiganiro twavuze bike biri mu ntekerezo z'abantu. Ibi ngibi uzajya ugenzura neza, kandi nubona ari ubucakura uzirinde kuba ubugukoreshaho, ahubwo nawe ubumenye. Ariko si amategeko, ariko biri mu bantu. Reka dusoreze aha ngaha. Ikiganiro cyacu ntakagaruka. Sawa.